igiti ubushishi buri kugitondagira hakiye ahubwo bwa bushishi ahubwo zabaye ikiguri. Ubundi mu isezerano ribanza rya kera Yesu yakoreraga mu gihe nako Imana yakoreraga mu bimenyetso, igihe cya Mose Imana yamwigaragarije mu nkoni ageze ku nyanja itukura, nibwo arambuye inkoni hejuru y'inyanja, inyanja yasaduka barambuka. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana, umugisha Imana itanga ubane namwe mwese aho muherereye, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, mwese nimugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Uyu munsi twagize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana, reka tumusuhuze. Uraho neza? Yesu nashimwe cyane. Yesu nahimbazwa. Amakuru y'iminsi? Turashima Imana. Imana ishimwe. Amen. N'ubwa mbere tukwakiriye ahangaha kuri Imana Irahari TV, ndagira ngo wibwire abakunzi bacu. Nitwa Kavuzanduru Ndibyari Celestine. Yego. Ndi umupasitoro. Ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndashima Yesu. Yego. Urakoze cyane. Ariko wongereho kuri n'umuhanuzi. Hari abantu bajya bumva ati ndi umupastori, bakagira ngo niba abapastori nyine kwako n'umuntu usanga yarize teologiya, ugasanga nta nacwe ntaki, urumva. Ariko wibuke ko uri n'umuhanuzi kandi uri ufite n'impano zitandukanye arizo tugiye kuganiraho. Muri zimwe muri zo turaza kuganira ku byo nagiye nibonera n'amaso yanjye. Ninza kurangiza ndaza kuguha umwanya utambutse message. Watubwiye ko ufite message ikomeye cyane washatse kugenera abantu badukurikira. Niyo mpamvu rero ubukwiye no kubivuga bakamenya ko ntabwo uri umupasitoro gusa, ahubwo uri n'umuhanuzi. Uko Imana ishoboje, Paulo navuze ngo dushozwa byose na Kristo duha imbaraga. Uko Imana dushoboje dukorera Imana. Yego. Reka ngusabe kugira ngo usenge Imana. Imana y'amahoro, Imana nziza ishobora byose, ikiranuka ikiza, ndagushimiye ndaguhimbaje ndakunezera. Uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, bana natwe uturengere muri byose. Mana turahanga kubw'umugambi wawe mwiza, nyemera murengezi wanjye muri gahunda, turwe n'ukuboko kwawe, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Urakoze cyane. Reka tuyoborwe n'ukuboko kw'Imana, kuko tutayoboye n'ukuboko kw'Imana nta hantu na hamwe twagira, n'ibyo twaba turi gukora byose byaba ari imfabusa. Kavuzanduru, Karame. Ndaza kugaruka mbere yuko nguhereza umwanya, ndashaka kugira ngo tugirane ikiganiro gitoya. Nze kugaruka ku myaka yatambutse 2, yenda turahera 2011. Nta kibazo. 2011 na 2 narakumvaga, kandi narakumvaga hano muri Kagugu. Ahantu hose bavuga bati kwa Kavuzanduru, abantu bajyayo barwaye ibisazi bagakira, abantu bakajyayo batagira gakondo bakayibona. Mu by'ukuri wagaragaye nk'umuntu wakoreshejwe ibitangaza byinshi. Ese utubwije ukuri, sibyo? Tubwize ukuri kugira ngo yenda n'abakunzi bacu nyine babimenye uko Imana yakoranaga nawe kera. N'uyu munsi muracyakorana. Ntabwo ndi bugushyire mu gika cya babandi bakoranaga n'imyuka mibi, kuko nge ndakuzi bihagije, nta myuka mibi. Ni Imana yakoranaga nawe muri ibyo bihe. Yenda ubu ngubu barafunze, bagiye bafunga ahantu hatandukanye. Ariko se uracyari umwizerwa imbere y'Imana? Ndacyakorera Imana kandi ifite inshingano zo kuyikorera kugeza mpfuye. Ndacyakorera Imana. Imana iracyakwizera uko yakoranaga nawe, iracyagukoresha. Uracyasengera abarwayi bagakira? Ndacyabasengera. No kuri. Hari akantu kajyanye no gusengera abarwayi nabonye, ngira ngo uze kuza kunsobanurira. Hari umuntu ujya gusengera umurwayi akamurambikaho ibiganza, ndetse rimwe na rimwe agashyiramo n'imbaraga nyinshi. Hariho n'undi uhagarara agatunga ibiganza. Ubundi uburyo bwiza abantu bakwiye gusengeramo abarwayi n'ubuhe? Bibiliya tugenda mu ijambo ry'Imana. Yego.
Bibiliya iravuga ngo mu basha Imana yahaye abakozi b'Imana, Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware muzarambika ibiganza ku barwayi bakiri. Kumurambika w'ikiganza biremewe, ariko utagiye gukoresha imbaraga z'umubiri, kuko harimo nk'abantu navuga yenda kudasobanukirwa, uzabana basengera abantu yenda urugero nk'abarwaye imyuka mibi, ugasanga baramusengera banamukubita, rimwe na rimwe ukasanga wa murwayi yahazahariye, mbese bagakushyiramo n'imbaraga z'umubiri. Rero hagomba gukora ubutware bwo mu ijambo ry'Imana, mu gutegeka uri mu butware bw'ijambo ry'Imana. None se bari abantu kuki bakunda kubikora kuriya? Rimwe yenda dufata urugero, ngere ndwaye mu nda, nje nkugana, ufashe handi mu nda hari kundya, urahwanyije nda n'umugongo, uravuguse, urasenze, mu by'ukuri nge nkumva ndababara, birakwiye? Ntabwo bikwiye, ntabwo bikwiye. Kandi rimwe na rimwe hari ibintu abantu bakora bakabyita byiza ariko ari amakosa. Umuntu arababara, ariko noneho ugiye umuntu arababara mu nda, ariko ugiye kumusengera umutsikamiye, kumubabaza kurushaho. Ntabwo ari byo, ahubwo umukozi w'Imana yakakwiriye guhagarara mu butware, agategeka. Muri make nuko batababizi, nuko utamukojejeho ikiganza cyangwa se ngo umukandakande nk'uko atabyizera. Abarwayi nabo burya ngo hari ukuntu ari bo bateza biriya bintu, nabo barabikora. Rimwe byegeze hari ukuntu byagiye bikunda kumbaho, ndi nko gusengera abantu kwa kundi yenda uri nko mwiteranira abantu barapfukamye, noneho uko basengera ukagenda ubarambika ikiganza, noneho uko ari benshi hakaba igihe hari wasimbuka utamurambitse ikiganza, ariko ahagaze mu kwizera. Noneho ndabyibuka rimwe nari ndi gutambuka ngenda ndabika abana ikiganza, umuntu umwe arandeba abona ndamusimbutse, ahita nk'urukoko imbaraga ahita kwirambikaho, nawe ahita kwirambikaho, ariko kuko ariko kwizera kwe uwo ngo agomba guhita yahise akira. Kuko urumva yabikoze yizeye. Nari ndambitse ikiganza abandi ndamusimbuka kuko abantu bari benshi, ahita nk'uru rukoko nawe ahita kwirambika mu mutwe. Nanone hari ibindi, rimwe nari ndi mu iteraniro ndi kugenda asengera abantu, noneho bwari amasa bwari bwije, uko bwari bwije noneho nza kubwira abantu ni noneho rero umuntu wese uri muri riteraniro urwaye arambika ikiganza cye aho arwaye, mu kwizera arakira. Ndasenga, ariko ngeze hagati umukecuru aba arasakuje kuko ataranyuzwe. Arangije ati ariko pastor, nge ndakubaza, navuye iwacu ku Kibuye, ikiganza cyanjye sinabanaga nacyo, yaba cyankizaga mba nakikoreje iwacu ku Kibuye, naje rero ariwo shaka kusengera, numva ndatsinzwe, ndavuga ni pfukamanga ngusengere, kandi mu kwizera kuko ariko kwizera kwe yahise akira. Muri make ariko hari akantu kari gukunda kuzamo, akantu kitwa kwizera. Akantu kitwa kwizera ni akantu gakomeye cyane abantu bakwiye kwitaho. Ni akantu abantu bakwiye kwitaho, akantu bita kwizera. Abantu rero bagerageze bizere, kuko icyo umuntu akoze cyose yizeye bishobora gukunda. Wizeye, kwizera nicyo cyambere, kuko urumva ari uwo ngo wagukuriye ukuboko akirambikaho, ari no wakubwiye ati naje nje gushaka ikiganza cyawe, nawe nuko byagenze. Ariko n'abari abakozi b'Imana rimwe na rimwe hari ukuntu hajya habamo gushidikanya, kuko na Paul yaravuze ngo nkiri umwana nakoraga iby'ubwana, ariko maze gukura siga nkora iby'abakuru. Noneho mbere harawe yarabanze kuvuga ati iteka ngerageza gukora ibyiza ariko bikananga imbere. Ariko nyuma uko agenda atinda mu mavuta, Imana imwaha n'izindi mbaraga, nibwo yaje kuvuga ati noneho narwanye intambara nziza yo kwizera, sigaye none meze nk'ibisuka ku gicaniro, igisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeranyije abayubaha. Rero umunsi umwe impamvu mvuze iryo jambo ku bigendanye no kwizera, Imana ikimpamagara yajya kimbwira ko izankoresha, ko
kumbwira ko izankoresha ariko ntabwo nabishyikiraga nkagira n'ubwoba Imana ikavuga nkaba nahanura yenda ariko ku kintu cyo gukoreshwa ibitangaza nkagira ubwoba cyane. yego Imana ikambwira ati uzasengera abantu bazahumuka, uzasengera abantu bazatimbago. Yego. Yabimbwira mwumva nkagira ubwo nkavuga ngo ibaze kana wanyumva yego uri nko mu iteraniro ukabwira nk'umuntu ngo rambika imbago zawe hasi ugende atagiye naramuka atagiye Mana bazahita bantiramo amabuye mitempo. Noneho rero umunsi umwe nibivuga gutyo ndagenda sanga ahantu inyoni yapfuye iri gusamba. Ndavuga ngo kugira ngo nizere yego ko bya bintu Imana imbwira izankoresha koko bizaba. Ndavuga ngo ngiye gusengera inyoni nizuka ndahita menya ko ya Mana izankoresha izabana nanjye. Ndagenda kwa kuvuga ngo umuntu asengera abantu ashyizemo imbaraga. Ndagenda no kuri ya nyoni ndasenga mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mpagaze mu butware bw'Imana, mpagaze mu rerezo w'Uwiteka Imana. Mana avuze ko mpaye imbaraga zo gutegeka, ndategetse wanyoniwe zuka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndaguhagurukije mu izina rya Yesu Kristo. Inyoni aho kuhaguruka irapfa burundu, irapfa burundu irarangira. Ndavuga neyo ndabane no ndasekewe ndabane ibi ntabirimo. Ndongera bwa kabiri nsanga ahantu muri jaride igiti ubushishi buri kugitondagira ndavanga Umana kuko amaye ubutwaye bwo gutegeka ko nyoni byaranze. None ngiye gutegeka buno bushishi bupfe bwumagare bwose bwumagare. Niberiya irahamagaye umuriro ugatwika ingabo za hasi zazije kumufata, nanjye nje ahamagara umuriro w'Imana uze twika ubushishi. Ndasenga no nkajya ashyiramo n'imbaraga kandi kunkumura mu izina rya Yesu Kristo. Mpagaze mu butware bw'Uwiteka Imana, ndategetse wabushishiwe ndagutwise mu izina rya Yesu Kristo. Nkandejya nanasimbuka cyane bwaki ahubwo bwa bushishi ahubwo zabaye ikiguri. inshishi ibona zabaye nyinshi noneho kurushaho. Ariko burya bwari ubuyobe, kwari ukuvangirwa. Kuko Kristo apfa ntabwo yapfira inyoni, ntabwo yapfira ubushishi, yapfiriye mwene muntu, yapfiriye jewe n'abandi bose. Bwari ubuyobe n'urugendo rurerure. Kuko impamvu mvuze ako kantu abantu bagenda bakunda kuvuga ati kavuza nduri asengeye inyoni yanga kuzuka ataravati genda gusengeye tiyanze kuzuka atarigendera. Buryo nkuru naho yavuye naho ngaho yavuye. Noneho rero umunsi umwe ndabyibuka numvaga ko bitazakunda, nari ndi mu iteraniro nyobaye amateraniro ndabwiriza. None basakuzana umwana warurwaye amaguru yiboshye gutya, amaguru yabaye paralize, mbese igice cyarapfuye. Ndasenga rero mu muco abarokora ukuntu bajya gusenga bagasinziriza. Impamvu basinziriza ni ukugira ngo hatagira ikibarangaza. Ariko hari igihe uba uhagaze imbere y'abantu ukibwira ko bose basinzirije, ntabwo bose baba bahumirije. Njye rero nari mpumirije, ndasenga. Noneho uko ndi gusenga nahumirije, noneho ntabwo wa mwana nari muteruye, ahubwo wamuzanye yaramufashe. Ndasenga muri kwa gusenga mpumirije, kumbi Imana iri gukora ibitangaza. Wa mwana yahise imukiza, amaguru ararambuka. Amaguru amaze kurambuka ndashidutse ngiye kumva numva mu iteraniro urusaku rwinshi cyane. Abadamu ndetse n'abandi bantu babonye ibibaye basohotse mu iteraniro barirukanka bavuza induru. Nanjye ndakanura nkanuye mbona amaguru ararambutse, nanjye ngira ubwoba, nabirukanse inyuma nanjye ndiruka ndaho kuko n'ubwa mbere nari mbibonye nanjye ndirukanka ndahunga. Ibintu by'umugabo ntabwo bimenyerwa. Mbagize ubwoba cyakoze hashize akanya tugaruka mu rusengero. Tumaze kugaruka mu rusengero amateraniro akomeza gatoya, twita dusoza turataha. Kwindi shura kabiri Imana itangira kugenda ninyura. Twari mu masengesho y'imisi 3. None twari mu masengesho y'imisi 3. Ku munsi wa kabiri bazana umuntu wari impumyi, ariko ntabwo yari yaravutse ari impumyi,
ahubwo yaje guhura n'abagome baramuhumanya abimpumyi. Noneho baramuzana ku munsi wa kabiri twari mu masengesho iminsi 3 mba musengeye ndasenga cyane niba imbaraga z'Imana ndi mu bihe byiza umuntu ntiyahumutse. Baramucyura bamusubizayo. Bamaze kumusubizayo nabo wagira ngo bari bafite kwizera gukomeye cyane. Ku munsi wa kabiri ukurikiyeho twari ku munsi wa gatatu w'amasengesho baramugarura. Bamugaruye turaterana. Duteranye nkavuga ngo Mana yanjye nk'ubu uyu muntu weje yanze gukira ubu bamugaruriye iki? Barashaka aho nkomeza gukorwa n'isoni. Umuntu namusenge yanga gukira none baramugaruye nikomereza amateraniro sinamusengera ariko bishyira mu masaha 11 numva binjemo numva Yesu anjemo numva imbaraga z'Imana zinjemo ndangije n'abantu bamwe bari batangiye gutaha ndagera wa mukobwa ndamusengera maze ndasenga ariko bigeze hagati nibuka ijambo Yesu Kristo yageze avuga ni cya gihe bamwerekaga uwarevutse ari impumyi ngo yatobye akondo acira hasi atubakondo akamusiga ku maso ahubwo ngo ugenda hegera mu kidendezi urahumuka. Ngewe ndebye kuko twari mu nzu hari sima nta butaka bwari buhari ngo nanjye nkora nk'ibyo Yesu yakoze, ariko nibwo nagiye nagaze mu kwizera ncira ku kiganza mukubita ku maso ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wampamagaye humuka. Ako kanya arahumuka. Abantu mbese kuko ndabyibuka harimo impamvu mbivuga nuko harimo n'abari bahari ndumva cyeka n'umuhanzi witwa Afurika yari yahateraniye yari yahateraniye n'abandi. Imana rero ikora ibitangaza. Ubwo nuko nguko Imana yagiye intinyura. Undi munsi ndabyibuka nari ndi mu giterane hariya mu murenge w'Induba ahantu habiri isoko ndi munsi ivuriro harimo abahazi. Noneho nari kuri hari isoko nari nasabye ubuyobozi gukora igiterane hariya mu isoko mu burenganzira ndagenda nkoramo igiterane. Noneho magaze kuri podium cyo giterane cy'iminsi 2 umwuka w'Imana ameshura mu iteraniro umuntu waje wize mu giterane kugira ngo mbese kwimvira ijambo ry'Imana yagenderaga mu mbago. Numva umwuka w'Imana arambwiye ngo bwira uriya muntu arambika imbago hasi agende. Muvandimwe narebye gutya mbone igiterane harimo nk'abantu 4,000. Ndagije shaka kumubwira ngo mu izina rya Yesu Kristo arambika imbago zawe hasi agende, ariko nenda kwimubwira ndebe abantu bangose nagiye kumva numva abademoni nk'igihumbi500. Barambwiye tekavuza ndure urasevye ibaze ugiye kumubwira ngo arambike imbago agende mu giterane kizwi abayobozi barimo hari inzego zitandukanye zirimo ugiye natagende urajyahe ndihangana byajwe ndagirengagiza ndakomeza ndabwiriza ariko nagaruka ngo bwira uriya muntu arambike imbago ze hasi agende. Numva ubwoba nabwo nagiye kumva nimba imbaraga nyinshi ziramfashe ijwi rambwira ngo mubwira arambike imbago hasi agende. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti rambika imbago zawe hasi ugende. Imana yaguhagurukije nta nubwo namurambitse ikiganza. Ako kanya Imana iramuhagurutsa arakira. Bamwe mu bantu b'abayobozi bari bahari bamwe baje guhinyuza umwe yavuye muri tente twari twateye araza aza kumwegera ngo arebe koko ko akize kuko tugomba kwemera ko abantu babonye. Asanga arakize imirimo ye rero Imana ikomeza aho ngaho. Mbese Imana ibindinze gukorwa n'isoni gutyo naho ngaho. Ubwo rero bihere aho ngaho nibwo noneho natangiye kugenda Imana inyambika imbaraga ndatinyuka nangira kugenda nsengera abarwayi benshi bagakira Imana inkoresha, ariko si yabikoraga. Twese turabizi twagiye tubibona ni birebire ntabwo twavuga ngo tuzabirangize ahubwo tugeze ku kindi gice cyo kugira ngo kuko ntidukora ikiganiro kirekire tuguhereza umwanya utugezeho message noneho Imana yaguhaye uno munsi kuko tuzakorana byinshi tuzagenda tubigarukaho tugaruka ku mirimo n'ibitangaza Imana yagiye gukoresha, ariko tubivuze twaza gusoza tutaratamutsa message yakuzanye. Karibu. Urakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana
dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice byaho 11 ndetse n'umurongo waho wa 25. Aravuga ngo Yesu aramubwira ati nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Izina ry'Imana bw'icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Uwiteka Imana. Yesu ubwe wivugaga yihamiriza. Hava ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Message nzanye nuko Imana ije kuvana abantu mu rwobo bamazemo igihe kinini. Mu rwobo bamazemo igihe kinini. Ni Imana ije ivana abantu mu rwobo, ni Imana ije ikora imirimo n'ibitangaza. Nari natangiye ndi kuvuga ku mirimo y'Imana, ku mbaraga z'Imana, uburyo Imana ibohora, uburyo Imana igira neza, uburyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Kuko Yesu Kristo aje yakoreye mu mbaraga. Kristo aje yakoreye mu mbaraga. Ubundi mu isezerano ribanza rya kera Yesu yakoreraga mu gihe nako Imana yakoreraga mu bimenyetso. Yakoreraga mu bimenyetso. Igihe cya Mose Imana yamwigaragarije mu nkoni ageze ku nyanja itukura, nibwo arambuye inkoni hejuru y'inyanja, inyanja yasaduka barambuka. Igihe cya Eliya Imana yigaragarije muri serwakira. Igihe cya Elisa Imana yakoreye mu mwitero ageze kuri Yorodani icekamo kabiri. Igihe cya Yosuwa Imana yakoreye mu rubura. Igihe cya Gideyoni Imana yakoreye mu muri n'ibibindi. Igihe cya Dawidi Imana yakoreye mu muhumetso ndetse n'ibuye. Igihe cya Yosuwa Imana yakoreye mu rubura. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Igihe cya Ezekiyeli Imana yakoreye mu musatsi, bwamubwiraga ngo fata umusatsi wawe utwike. Imana yakoreye mu gihe cy'ibimenyetso. Ariko mu gihe cya Yesu, haleluya haleluya, Yesu we mu gihe cya Yesu ntabwo aje akora mu bimenyetso, yaje akorera mu mbaraga, yakoreye mu butware. Niko kuvuga ngo nta butware mu isi no mu ijuru, unyizera naho yaba yarapfuye azazuka azabaho. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana cyangwa se tukavuga ku mateka y'imirimo y'Uwiteka Imana, tugeze mu gitabo cy'Itangiriro tubonamo inkuru y'umusore witwa Yosefu. Uyu Yosefu bene se bamugira ishyari, bamujugunya mu rwobo, bamuta mu rwobo, aragenda mbese bamugambanira Imana ihari, bamujugunya Imana ihari, bajya inama yo kumugira nabi Imana ireba, bamuta mu rwobo Imana ireba, barangije bamusigamo. Bageze ariko mbere ko bamwica nako bamugira nabi, umwe yatanze igitekerezo. Amaze gutanga igitekerezo ati two kumwica, ahubwo reka dufate umwambaro we tumwambure, tusiga amaraso, tuzawushyira data Yakobo, azavuga tuzamuga ko inyamaswa y'inkazi yamuririye mu ishyamba. Imana tuje neza. Wari uzi ko hari igihe abantu bateranira bagakora inama yo kwiga ku muntu, hari kwijuru gateranya inama yo kumurengera. Hari igihe abantu bateranya inama yo kurenganya umuntu, ari kwijuru gateranya inama yo kumurenganura. Bamutaye mu rwobo, nta muntu n'umwe wari uhari, nta muntu n'umwe wari uri kumwe nawe. Imana tuje neza. Hari igihe ushobora kubura Imana mu kagerageza ukoroshye, ariko ukazayibona mu kibazo gikomeye. Imana ishobora kudaseruka mu bicurane, ariko igaseruka muri kanseri. Ishobora kudaseruka muri malaria, ariko igasohoka kuri diabete. Ngiye kuvuga ngo mwijoro Imana ikina finali. Bamugambanira Imana ihari, bamugira nabi Imana ihari, bamuta mu rwobo Imana ihari, ariko igihe kigeze Imana iza gukina finali. Ndi kuvuga ngo nta Imana itavana umuntu, nta n'ahantu heza Imana itakugeza, nta rwobo rubaho Imana itakuvanamo. Rebi konsi kontarabo, nta rwobo rubaho Imana itavanamo umuntu.
y'abantu. Hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ibiteye ubwoba hari imbaraga itabara, hari imbaraga z'Imana. Hari Imana ibohora, hari Imana ijya neza, hari Imana izura, hari Imana ibeshaho, hari Imana ijya neza, Imana ikiza, hari Imana irema imirimo n'ibitangaza. Izina ryo mu ijuru Imana yacu rihabwa icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Bamutaye mu rwobo, bamutaye mu rwobo, nta tuzi twari turimo, nta cyo kurya cyari kirimo, ariko igihe abantu bamutayemo ijuru riteranya inama yo kuza kumurengera. Imana ubwayo mu mbaraga zayo imwivanira mu rwobo, imuvana mu rwobo. Hari abantu rero message nahawe, hari abantu bari mu rwobo, urwobo rw'ikibazo, waba mu rwobo rw'uburwayi, waba mu rwobo rw'igisuzuguriro, waba mu rwobo rw'amadeni. Imana tujye neza, ariko hari Imana ije kuvana abantu bayi mu rwobo. Hari Imana kuvana mu rwobo burimo, hari urwo rwobo utinzemo, hari Imana guteruramo, hari Imana kujya neza. Imana mu ijuru, Imana ihabwa icyubahiro. Imana, haleluya, haleluya. Ushobora kuba uyibura mu kibazo cyoroshye, ariko ikaza gukina finale. Mu ijuru hari Imana ikina finale, hari Imana ikina finale, hari Imana ikina finale mu kibazo gikomeye. Imana ikaza igakina finale. Rero twasomye ijambo mu Yesu arakavuga ngo unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Azabaho, azabaho. Yebwe navuze ngo nije mutsima amaruso zo mu ijuru, basogokuruza barema ni mu butayu, ariko barapfuye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ariko uje umubiri wanjye naho yaba yarapfuye azagira gute? Azabaho. Yesu ashime cyane. Uwo mutsima cy'ubwa mbere wigaragaza. Ndavuga ku buryo Gideyoni yawubonye. Gideyoni Imana imaguse kujya kurwanya n'Abamidiyani, ngo yaragurutse aragenda, ngo ariko agiye kubarwanya, ngo Imana avuga ngo hagurukana n'umugaragu wa Pura, mujye mu rugero rw'Abamidiyani, mujye gutata mumenya amakuru yaho, mumenya amakuru yaho. Ngo ariko akihagera yumva umwe arotoyoreye undi inzozi. Arabati rero nabonye irobe rya Seyiri rimanuka mu rugerero, rimaze kumanuka rigwa hejuru y'ihema ryacu, kandi ihema rigwa rigaramye. Amana habwe cyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Amahema y'abademoni agomba kugwa garamye, ihema ry'abademoni rigwa rigaramye. Imana tujye neza, kuki ryagwa rigaramye? Yo riza kugwa ryubamye, ejo ryakongera rigahaguruka, yo ribandagara, ejo ryakongera rikeguka. Ni Imana irandura ikibazo igihereye mu mizi kugira ngo kitazagaruka, ikakigarika, ikagikubita hasi, ikakigarika, ikakigarika. Haleluya, haleluya. Nuko undi aramusobanura ati wabonye ntabwo uzi ibyo ari byo. Ati uryo rebe ryo mutsima ni inkota ya Gideyoni mwene Yowasi, Uwiteka yamutugabije. Imana mu ijuru habwe icyubahiro. Ngo Gideyoni akibyumva ava ngo Uwiteka arashyigikiye, hari kumwe nanjye, azankoresha, azangira neza, azanyigaragariza, azabana nanjye. Izina ry'Imana habwe icyubahiro, kuko aramaze kumva amakuru yuko ihema ry'Abamidiyani rigwe hasi rigaramye, ihema ry'abademoni bubatse ku buzima bwawe. Ndaguhanuriye ririgwe rigaramye mu izina rya Yesu Kristo. Ihema ry'abazimu rigwe rigaramye, ihema ry'abademoni rigwe rigaramye. Imana ikubakira amateka mashya, ikuremera amateka mashya. Izina ryo mu ijuru ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Tugiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana, ngiye gusenga Imana. Ndavugana nawe wa mumama we umaranye igihe kinini. Haleluya, ikibazo cy'uburwayi bukomeye mu nda. Ndakubwira ngo urwo n'urwo butihamagariye, ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Igiti cyose data adateke zarandurwa. Ubwo burwayi ni buraduke mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndavugana nawe, ndavugana nawe. Imana yakubakiye urugo, ariko Satani arazatezamo akavuyo, uhora mu manza zitarangira. Yewe niyo ugiye kuburana iteka uratsindwa. Ndakubwira ngo hari Imana ije gukurengera, ikakuvana mu rwo butinzemo. Ndavugana nawe umaranye igihe kinini burwayi, hari Imana yakuvana mu rwo rwobo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristo kwa ararejo ni umunsi ni kwari, ntabwo ahinduka. Kwa ararejo ni umunsi ni kwari. Izina ry'Imana mu ijuru habwe icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Abantu benshi, ndavugana n'abantu bamaze igihe kirekire mu rwobo, mu rwobo rw'ikigeragezo, urwobo rw'abadayimoni, urwobo rw'uburwayi, urwobo mutishyizemo, mwashyizwemo na Satani. Hari Imana ije kubavana mu rwobo. Bibiliya tubwiye ngo iki? Umwizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Bibiliya tubwira nanone ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwategeka umusozi ukimuka. Umusozi Bibiliya ivuga Soko Karisimbi,
umusozi muremure mu Rwanda wakwimuka ngo uze hejuru mo Kigali cyangwa ujye hejuru ya Sabyinyo, oya, ni umusozi w'ikibazo, ni umusozi w'ikigeragezo, ni umusozi w'ikigeragezo. Imana tujye neza, Imana igukure kuri uwo musozi, Imana iwuvaneho, izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro. Ngumwizera nawe yaba arapfuye azazuka. Imana tujye neza, kandi nawe nureba urasanga ari byinshi byagiye bipfa ku buzima bwawe, byo byageje byose byagiye bipfa, ariko uyu munsi none niwakira impinduka. Imana izura ibya byapfuye, Imana ikujye neza, Imana ikuremera ubuzima, izura ubukwe bwapfuye, iguhindura amateka, iguhagurutse, igushyigikire, ikuvane ku irembo rya ntibishoboka, igushyire ku irembo rya birashoboka. Ndagusabye amasaha ziburiye umuyoboro wo kwizera, ngiye gusengana nawe, ziburiye umuyoboro wo kwizera, kuko hari Imana ikora. Ziburiye umuyoboro wo kwizera, harimo aje kuvana abantu mu rwobo. Ziburiye umuyoboro wo kwizera, ugiye kubona kwitwara kw'Imana. Ziburiye umuyoboro wo kwizera, Uwiteka aje gukora imirimo n'ibitangaza. Reka ngusengera Imana, reka dusenge Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri data wa twese mwiza, witwiteka Imana ntabwo hinduka. Uri Imana nziza, imajya n'izimasha byose. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, irobe Imana yera, abamidiyani bararibonye rimanuka mu rugerero, ngoma z'ihema ry'abamidiyani rigikubita hasi rigaramye. Reka aya mahema y'abademoni bubatse ku buzima bwa benshi ntabwo hasi kandi agagaramye, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mana yera, imajya n'izimasha byose, umbwiye yuko abantu benshi bari mu rwobo rw'ibibazo uje kubavana mu rwobo, ukabaremera amateka mashya, ukari mu buzima bushya, ugahindura amateka, ukigaragaza kuko uri Imana. Ngushime ko mbonye ukijije, ngushime ko mbonye ubohoye, ngushime ko mbonye uhagurukije, ngushime ko mbonye uremye amateka mashya. Shirwa hejuru kuko uri Imana amahoro. Urakoze, turagushimiye, uri Uwiteka, ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen. Nimero yawe ya telefone kugira ngo wakwifuza gusengana nawe bayakubona mu buryo bworoheje. Urakoze cyane. Nimero yanjye ya telefoni ni 0788 66 47 20. Ndayisubiramo 0788 66 47 20. Urakoze cyane, Imana amahoro iguhereza umugisha, naho ubutaha. Shalom, amen.